murakaza neza kuri channel yacu yitwa Mbaraneza Samuel. Tubahaye ikaze abakurikiye Mbaraneza Samuel. Muraho neza, twari tubakumbuye. Amahoro y'Imana bane namwe. Aho muherereye hose ndabasuhuje. Aka kanya tugiye gukata ikanzu ya convention. Niryo somo maze igihe ndi kubategurira, ni naryo numva nshaka kubagezaho uyu munsi. Ndagira ngo rero muhanagure ikibaho dutangire twige. Mutere agatebe maze amaso muyarebeshe kuri screen zanyu kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kibacika. Uyu muntu rero tugiye gukatira ikanzu ya convention, ibipimo afite turagenda tubibona ko turagenda dukata. Aha rero ni ahantu nashyize metero, mbona ko harajya ibipimo byo mu gituza. Ubwo ibipimo byo mu gituza afite 40, niyo mpamvu nshyizeho 10 kugira ngo ndebe aho rigeze, nkabona ni hariya. Noneho aha ni ibipimo byo mu ntugu. Noneho iri ni ijosi nkoze, manutse 6, noneho ntambika 4. Aha rero niho ibipimo byo mu ntugu bijya. Uyu murongo uraza ukawukora amaha gutya, noneho wamara kuwukora amaha hano ugasa nkaho umanutseho igice cyo gucurika intugu. Iyo ubikoze gutya bikugendekera neza cyane. Aha rero iri josi ni iry'inyuma. Aha ni igihe ugiye gukora ijosi ry'inyuma ritangana n'iry'imbere. Iyo ubikoze gutya, iry'inyuma ukarigira rigufiya, iry'imbere ukarigira rirerire, bituma na wa muntu nyine ari nk'umukecuru atavuga ngo wamurangarije, ngo ijosi rye ryarangaye. Noneho ukagenda ushyiraho ibipimo. Hari akantu rero mutari muzi, hari ukuntu umuntu akata, noneho yamara gukata igitambaro kikaba gitoya, hepfo ntikigereyo. Rero ndaza kubereka uburyo ubikora, noneho ukaza kungaho igitambaro hasi mu gihe wa muntu ari muremure kandi mu by'ukuri igitambaro ufite ari gitoya. Iyo rero uri gukata, ubanza gukata iry'inyuma rya rindi rigufi, kuko ubanje gukata iry'imbere urumva byaba bipfuye. Ahubwo urabanza gukata iry'inyuma, wamara gukatira ku ijosi ry'inyuma, aka gapande k'inyuma ukagakuramo, ukabona ubwongera ijosi ry'imbere. Uhita ugakuramo gutya, noneho warangiza ugahita wongera iry'imbere kwa kundi wabipanze. Wibuke ko ijosi ry'imbere namanutse 6, ariko iry'inyuma namanutse 4. Ni ukugira ngo mumenye neza nyine ukuntu ushobora gukora ijosi hamwe ari rigufi, iry'inyuma, iry'imbere ari rirerire, bitangana. Ayo najyaga mbereka yose byabaga bingana, imbere n'inyuma hose bingana. Noneho aha ni hahandi cya gitambaro cyangwa se igitenge cyabaye kigufi, ariko tukaba tugiye gushyiraho icyungo cyangwa se tugiye kuhunga. Rero turafata agatambaro kangana n'aka kantu kameze nka mpande 3, noneho tukarambureho. Ariko niba aha hantu iki gitambaro gihagaze, wibuke ko turahuza riziyeri. Urabona mpise mfata riziyeri ndazihuza. Ubwo ntazihuje, kamwe gashobora kuza gatambitse, kanze mbikora urebe. Ubwo nka gutya byaba bipfuye, kuko kamwe kaba gatambitse, akanunzeho kaba gatambitse, kandi iki ngiki cyo ku ikanzu gihagaze. Ubwo rero impamvu tugomba gukoresha riziyeri zigahura, uko hano hameze nyine niko n'agatambaro turashyiraho kagomba kuba kameze. Ubwo tugomba kuringanizaho, noneho tugakata agatambaro bingana. Niyo mpamvu ubona mise mbyubika, noneho nkahita mbikora bingana gutyo. Ubwo rero ubwo tumaze gukubikaho, urabona hano ukuntu bimeze, tuhite tukaramburaho gutya, noneho duhite dukata turinganije, noneho kugira ngo nituze kuza kugateraho kataza gusumbana cyangwa se kagasumbana ku ruhande. Ubwo rero ibingibi birarangiye. Igisigaye buriya ikanzu ya convention biroroha cyane kuyikata, iroroha pe.
ahubwo abantu batayizi mu bakorere kuri share tuyiboherereze turebe ko nabo babimenya. Ariko nibagiye guha ikaze abantu bashya, kanda kuri subscribe ufungure inzogera maze uryoherwe na video Ambana Neza Samuel tugenda tubategurira. Ikindi niba waramaze gukanda kuri subscribe, kanda kuri like kugira ngo YouTube nibona hari umuntu wa postinze cyangwa se washyizeho video zijyanye n'ibi ngibi byo kudoda n'ibyo ukunda, izajya ihita ibikoherereza mu bambere. Kandi ikindi natwe biradufasha cyane kuko iyo tubonye ko ibyo twakoze hari abantu babikunze biduteramo imbaraga, bikadutera motivation. Ikindi niba ukeneye imyenda, tugira imyenda dukodesha, tugurisha, wadusanga aho dukorera cyangwa se ukaduhamagara kuri iyi nimero ya muri screen yawe, noneho tukabikugezaho. Ubu rero ni uburebure dushyize hano, hano ni uburebure, noneho hano hepfo ni umuzenguruko. Uburebure 8, umuzenguruko 11. Ubwo uburebure ukomeza ubushyiramo na hano, ugaca n'umurongo wo kunganiza igitambaro kugira ngo bize kugenda neza. Urabona hano umanuka 4, noneho uyu murongo umanutse 4 ukaza gushyiramo ibipimo byahehe byo mu gituza ugabanyije 4. Biba byiza wongeye agakutire kugira ngo bitaza kuba bitoya, aho kugira ngo bibe bitoya byaba binini wenda ukaza kubikata, ariko wirinze kugira gute, wirinze kugira ngo hagire ibibura. Kadusubiremo aka kantu. Aya maboko turi gukata ni ay'intugu nshuti yanjye. Aya maboko turi gukata ni ay'intugu. Reba aya maboko ukuntu ameze. Kadutangire aka kantu. Aya maboko ni uguca umurongo wo kuringaniza igitambaro, sibyo? Noneho warangiza kuwuca uyu murongo ukamanuka kangahe? Ukamanuka 3 n'igice cyangwa se 4. Wa murongo wamanutse 3 n'igice cyangwa se 4 ugashyiraho ibipimo byo mu gituza. Ubwo nibyo ndi gukora hano, ugatambika 2 n'igice. Noneho urabona hano hatambitse 2 n'igice, ariko hano ni 2. Noneho uyu murongo ukawuhuza wa 2 n'igice, ukahuza na hano kuri 2, ugakora ugakuramo inguni. Hano ugashyiramo bya bipimo 11 kugabanya 2, ubwo ni 5 n'igice, ukongeraho reserve de couture cyangwa se simu ya 2 cyangwa se 1 n'igice. Warangiza ugakata gutya. Warangiza ukakata. Suri kubibona? Noneho hano ukaca sinye, iyi sinye ukaza kuyihuza n'igiterane cyahehe cyo hejuru mu ntugu. Rero nagira ngo mbere ukuntu bayikata, kuyidoda byo nibisanzwe no kudubura. Nibikunda turareba ko twashyiraho video yo kuyidoda, ariko niyo itaza ni gutyo. Rero abantu twabanye, abantu twagiye mudukurikira, ndabashimiye. Niko mba hano utumodeli twiza kugira ngo tuno tumodeli mugende nyine mutureba kuko mwihanganye. Imana ibaho umugisha, ndabakunda, Imana ikandusha. Munyemerere tuzahure mu yindi video y'ubutaha ibabwira ibindi bintu bitandukanye. Bye. Ndumva nta kindi usibye gukanda kuri subscribe ku batarabikora, ugakanda like, ugakanda kuri share. Utu tumodeli ushobora kutwohereza inshuti yawe ikaba yagira gute, hari ibyo yakoreshamo. Goodbye rero, ndabakunda, Imana ibarinde.